kugira ngo umenye ko abarozi bariseriye mu byo bakora. Umuntu acuragura akiri umuhinzi, yazamara kubaka igipangu gucuragura ntabireke agakomeza, yamara kugura imodoka gucuragura ntabireke agakomeza. Nyamara umunyamasengesho akizwa ari umuyede, yagera mu iduka akaba. Mwebwe abanyamasengesho nimwe muri gusenga abarozi bagahunga, cyangwa ahubwo abarozi bari kuroga mukimuka. Mubona abantu benshi ari abari kuva mu kabari baza mu nsengero, cyangwa ahubwo n'abari kuva mu nsengero bajya mu kabari. Iyo murebye mubona ari Satani ari na Yesu uri gupfusha abasirikari benshi. Ni abapfumu benshi bari gupfa, abahanuzi bakiyongera, cyangwa n'abahanuzi bari gupfa, abapfumu bakiyongera. Ubwo icyo ni icyande, ni icya Satani. ubwo ninde uri gufata ikibuga? Satani. Twebwe tugeze ku rwego rw'uko no gutwara Bibiliya mu ntoki tubitinya, ku buryo udashobora gutambuka hano ku isoko utwaye Bibiliya ngo bavuge ngo mvuye gusenga, ngo babibone. Mu gihe abarangi bambara urunigi rwabo bakarushyira hano, akajya no mu isoko rwambaye n'imigi yazambaye ku kuboko kandi nta mwara. Twe tugeze ku rwego rwo kumwara dutwaye igitabo cy'indirimbo, twahindutse nk'abacengezi. Hafi ya twese iyo dusenga tuvuga ngo Mana dutabare, Mana dutabare. Ariko utabaza ni uwatsinzwe. Ni uwagize gute? Uw'intambara zinaniye niwe utaka akavuga ngo gira gute? Ntabara. Haleluya. Amen. Nyamara Bibiliya iratubwira ngo unesha azaragwa byose. Ugira gute? Unesha. Bavuze utabarwa. Unesha azagira gute? Azaragwa byose. Azaragwa byose. Haleluya. Amen. Bishatse kuvuga ngo nubwo uyu yatabawe, ariko ku munsi wo kwambikwa kw'ingabo nta ngororano zihari. Dayimoni bo ntabwo bajya baruhuka, bakora 24 kuri 24, nta vakanse nta konji. Haleluya. Ariko Imana ishimwe igiturinda abadayimoni batagiye kuruhuka. Kurinda turagushimye, kurinda Mana yacu, kurinda wagize neza, turinda umwaka wose kuva mu kwa mbere. Kurinda Mana we, kurinda warahabaye, uturinda uburwayi, uturinda icyorezo, uturinda mahembe y'abarozi. Kurinda Mana we, kurinda Mana we, kurinda Mana yacu, kurinda turagushimye, kurinda waratoye, kurinda warahabaye, kurinda Mana we, kurinda. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane, ihimbazwa burundu. amen, 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 Imana ihimbazwe, amen.
amen. Shimye Imana muri iki gitondo, kuri iyi tariki, muri uku kwezi, muri uyu mwaka. Haleluya. Njyewe nkunda gutangira nshima Imana kubera yuko hari umuririmbyi wavuze ngo naka gasura ni ukubera Imana. Haleluya. Kuba tugeze aha ngaha ntabwo ari ubushake bwacu. Buriya usubije amaso inyuma ushobora gusanga muri uyu mwaka hari inkuru nyinshi wumvise z'abantu bapfuye. Haleluya. Amen. Wenda hari telefone zaguhamagaye cyangwa hari amatangazo wumvise cyangwa hari inkuru wumvise zivugwa hirya no hino ngo runaka yapfuye. Burya rero yahumekaga umwuka nk'uwuhumeka. Haleluya. Ndetse yatekerezaga ibitekerezo nk'ibyo utekereza, ariko ntabwo yagize amahirwe yo kugera kuri iyi tariki wowe wagezeho. Niba uri kumva ari uburinzi bw'Imana, umpera Imana icyubahiro. Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndakubwira abantu ngo Imana igiturinda abadayimoni batagiye muri weekend. Buriya twebwe abantu tugakora amasaha yose. Haleluya. Tukagira n'amasaha yo kuruhuka, kuko mu masaha y'ijoro twe tuba turuhuka. Ariko nubwo turuhuka, Satani atangira kuguhiga ukiri mu nda. Haleluya. Haleluya. Ndavuze ngo Satani atangira kuguhiga ukiri mu nda. Ndetse hari n'igihe aguhiga, akaguhiga n'umugambi wo kubaho kwawe utaragera, n'ababyeyi batarabitekereza. None se nta bantu muzi b'ababyeyi usanga Satani yarabazibyinda ibyara kugira ngo batazabyara? None se ugira ngo abahiga uwo mubyeyi cyangwa abahiga umwana uzavuka? Haleluya. Haleluya. Ariko bikanga wa mwana bahize ngo ntazavuka, bikanga Imana ikemera inda ikajyamo. Haleluya. 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 Inda yamara kujyamo Satani agakoresha uko ashoboye kose ngo nzayikuramo. Haleluya. Ariko bikarangira wa mwana avutse akabaho. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Umwana yatangira gukambakamba, Satani akavuga ngo nzamujugunya mu mbabura, nzamutwika. Haleluya. Ariko Imana ikamukuza. Imana ikagira gute yemwe? Ikamukuza, umwana agatangira agahaguruka akagenda. Yamara kugenda, atangiye kugenda mu muhanda, Satani akavuga ngo nzakwicisha impanuka y'igare cyangwa nzaguteza moto, ariko ntibikure. Kugeza igihe umuntu arinda amera imvi z'uruyenzi, atari uko Satani atamuhigaga buri munsi, ahubwo ari ukubera uburinzi bw'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane rero ko iturinda ku manywa na nijoro. Nasomye ijambo ry'Imana, ni Pawulo warivuze, yaravuze ngo Imana yacu iturinda turi maso cyangwa dusinziriye. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe ijya ikurinda usinziriye. Nkunda kubibwira abantu ndetse n'aha ngaha ndabivuga. Haleluya. Amen. Hari ukuntu hari abantu bajya kuryama, akaryama ameze nk'umukinnyi uri mu kibuga, nk'umukinnyi ugiye gutera balo, mujya mubabona. Hari umuntu uryama yirambuye, akaryama yasamye. Haleluya. Ariko ntabwo se mubazi, murabazi, barahari, wenda natwe turimo. Ariko Imana ikakurinda, mu kanwa ntihajyemo Marie Jose, ndetse ikaza ikakurundarunda, ikagira ukuntu ibigenza, mu gitondo ukabyuka wumva uri umuntu muzima. Haleluya. Ni Imana iba yaje kukurinda buryo utabizi. Haleluya. Haleluya. Twebwe turi ababyeyi, hari igihe uba uri umubyeyi wajya kuryama ukaryamisha umwana. Haleluya. Ukamuryamisha hariya nawe ukaryama aha ngaha. Mu gicuku cya nijoro abadayimoni bakaza ku mwana na nyina atabimenye. Ariko abamarayika b'Imana bashinzwe kurinda abana bakaza wa mwana bakamutabara, kandi utazi ko bagize gute bamutabaye. Rero ni uburinzi bw'Imana bubana natwe, tubizi cyangwa tutabizi. Amen. Ntabwo nabura gutangira nshima Imana. Ubwo nishimwe Imana aho iri mu ijuru, yumve ko nishimye ku burinzi burinda abantu bayo. Uri gutangira rero ndabibwira amazina yanjye, n'ubundi ndongera nasubiremo. Nitwa Dusabeyezu Jeremy. Haleluya. Ababwiye ko mvuka i Cyangugu, ariko mba hano mu mujyi wa Musanze. Ndi umugabo, mfite umugore n'abana 4.
Imana ishimwe cyane. Umuvuga butumwa tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero. Nimara kumenya ko ndi buza ahangaha nagerageje gushaka ijambo nafashisha bagenzi banjye. Haleluya. Kandi shimye Imana ko yari impaye. Yakoze. Haleluya. Amen. Ukuri Imana yari impaye. Yakoze. Kandi nituba mu mwuka. Haleluya. Buriya nkunda kubwira abantu ngo mujye mwishimira kumva ibintu mudasanzwe mwumva. Ushobora kuza hano mu iteraniro ku cyumweru ukumva inkuru ya Esteri na Morodekayi. Kuwa mbere ukajya mu cyumba cy'amasengesho akaba ariyo bavuga. Kuwa gatatu ukajya ahandi bakavuga Esteri na Morodekayi. Mushaka ukuntu mwashaka ikindi kintu gishya. Haleluya. Kuko iyo ugumye mu bintu bimwe Satani arabimenyera. Haleluya, haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo nahaye umutwe uvuga ngo ibihe by'intambara. Ibihe by'ikiyemwe. Ariko muri kumva mutuje? Ni amahoro. Haleluya. Amen. Ubundi iyo umuntu ari imbere yanyu mugerageza kuba mu mwuka. Siko bimeze se? Kubera yuko nagize amahirwe Imana ntabwo yampaye kuvugira mu mubiri. Haleluya. Kandi ikibazo kiriho muri iki gihe abantu benshi bumva imvugo y'umubiri kurusha imvugo y'umwuka. Ariko uyu munsi n'abatagira amatwi y'umwuka Yesu abatiza amatwi y'umwuka. Siko bimeze? Wenda mubashe kumva iby'umwuka abwira amatorero. Umutwe w'ijambo tugiye kwiga ni ijambo nahaye umutwe uvuga ngo ibihe by'intambara. Haleluya. Amen. Abanyamasengesho benshi n'abakristo benshi muri iki gihe iyo basenga, ngewe nsengana na benshi namwe musengana na benshi, numva bari gutaka bavuga ko bari mu ntambara. Siko bimezera? Yego. Hano hari umuntu waba uri mu ntambara? Haleluya. Amen. Namwe intambara muzirimo, nanjye intambara nyirimo. Haleluya. Amen. Rero tugiye kuganira ku cyitwa ibihe by'intambara kugira ngo tumenye uko dukwiriye guhagarara mu bihe by'intambara. Yego. Haleluya. Ubundi rero ndabanza mvuge ku moko abiri y'intambara. Nkurikije njyewe uko nabisobanukiwe n'uko nabihawe. Ashobora kuba wenda birenze ibyo ngibyo, ariko njyewe classification yabyo nakoze ni amoko abiri y'intambara. Amoko angahemwe? Abiri. Ubwa mbere urwana ari wowe wateye. Haleluya. Amen. Naho ubundi bwa kabiri urwana noneho watewe. Urwana rero yatewe arwana ameze nk'uwitabara, akarwana ameze nk'ushaka kurinda ibyo afite kugira ngo ubimuteye atamunyaga. Haleluya. Haleluya. Amen. None we wicaye hano kuvuga kuri mu ntambara, intambara urimo warateye cyangwa waratewe? Aratewe. Waratewe. Mwese muri abatewe. Abatewe nimugira gutya turebe. Ayiwe Imana ibashyigikiye. Haleluya. Noneho rero hari ikindi kintu bisaba kugira ngo umuntu arwane intambara azabashe kuyitsinda. Haleluya. Haleluya. Amen. Iyo watewe ugaterwa n'umwanzi akagushyira mu ntambara wowe ubwawe utigeze uteganya, yemwe turi kumwe? Yego. Haleluya. Uba ugomba mbere na mbere, ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba gushaka amakuru y'imvaho y'umwanzi waguteye. Haleluya. Amen. Amakuru y'iki? Y'umwanzi waguteye, ukamenya ubwoko bw'ibikoresho yaguteranye, ukamenya n'umubare w'ingabo zaje. Yego. Haleluya. Kandi ayo makuru nta wundi ubasha kuyaguha nuko uba ufite maneko. Uba ugomba kuba ufite intasi zijya kugutatira amakuru zikamenya uko umwanzi waguteye yagize gute. Nta maneko mufite se? Ramufite. Maneko yacu ni mwuka wera. Yego. Haleluya, haleluya. Amen. Siko bimezera? Maneko
arashishwe. haleluya. Amen. ariko abantu bafite amakuru mwampereye Imana icyubahiro. Twakizamuye. niko maneko wanyu arakora cyangwa ntabwo akora? haleluya. Mana ishimwe. Amen. Kumva turi kugendana, Turi kumwe. nyine turi mu bihe by'intambara. Ndi kugira ngo nk'abantu bari mu ntambara tubanze dufate pozisiyo nziza mu ntambara turimo, tumenye uko dukwiriye kurwana. Haleluya. Amen. Umuririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo urwane intambara nziza, ngo Kristo ni imbaraga zawe. Haleluya, haleluya. Amen. Tumaze kubona iki? Maneko. Siko tubonye se? Ngo maneko wacu ninde yemwe? Ni umwuka wera w'Imana. Siko tubibonye se? Yego. Buri muntu wese uri hano hari amakuru maneko yaba yaraguhaye. Arahari. Aha. Urakoze cyane. Iyo ni intambwe ya mbere yo kuba bamaze kubona amakuru y'umwanzi wagize gute, waguteye. Haleluya. Amen. Ariko hejuru y'ayo makuru duhabwa n'amaneko, reka nanjye mbanze nkubwira andi makuru y'intambara. Haleluya. Munyemerere mvuge amakuru y'intambara makeya. Siko bimeze se? Yego. Ubundi uyu mwanzi waduteye, uyu mugabo duhanganye, reka guha andi makuru wenda bashobora kuba bataraguhaye. Dukurikije uko dusoma Bibiliya, umwanzi duhanganye amaze imyaka irenga 6,000 ari mu ntambara arwana kandi yaranze kuva ku izima. Intambara yayitangiriye mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Amen. Ateza akajagari, aravuga ngo ndashaka gusimbura Imana. Haleluya. Amen. Bamwirukana mu ijuru, kandi mu ijuru naho ntabwo yaviriye yaho, ngo yamanukanye 1/3 cy'abamarayika bari mu ijuru. Haleluya. Amen. Uyu mugabo buri yaroroshye. Oya. Uyu mugabo duhanganye hari abakiranutsi benshi bamunyuze imbere, basengaga nk'uko dusenga ndetse banaturushaga gusenga, ariko muri bose nta n'umwe watambutse atamukomerekejeho, kugira ngo umenye yuko duhanganye ari umuhanga mu ntambara. Haleluya. Amen. Ntabwo nje kuvuga ibigwi bya Satani, ahubwo ndi kubaha amakuru y'umwanzi kugira ngo mwebwe muri mu ntambara mumenye uwo murwana nawe uwo ari we. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Uyu mugabo yinjiye mu rugo rwa Adamu na Eva, yinjiramo umunsi umwe wonyine, akora n'ikintu n'ubu ngubu kitugiraho ingaruka kandi tutari duhari, kugira ngo umenye ko uyu muntu duhanganye ari rwaserera. Umunsi umwe wonyine yinjiye mu rugo rwo kwa Adamu na Eva, aravuga ngo ngiye kubazambya. Arabazambya birakunda, natwe ababakomotseho biracyadukurikirana. Haleluya. Yasuye umugabo witwaga Nowa, ari we wa wundi Imana yabwiye ngo nabazi inkuge mu giti cyitwa goferi. Satani aravuga ati ariko nubwo wabaje inkuge ukarokoka umwuzure, nawe ndagusura umunsi umwe. Haleluya. Amen. Amusura umunsi umwe wonyine yinjiye mu rugo rwo kwa Nowa, asiga yambitse Nowa ubusa, amunywesha inzoga. Nowa aranywa arasinda, yambara ubusa, abana be baramubona yambaye ubusa. Kugira ngo maze nguha amakuru y'umuntu duhanganye. Urugo rwose yagiye yinjiramo, yahavuye akoze akantu gateye ubwoba. Uyu mugabo turi kuvuga duhanganye nawe, mwe mwaje kurwanya, ari we nanjye ndi kurwanya, yinjiye mu rugo rwa Aburahamu. Aburahamu ari we witwa ngo ni sekuruza w'abizera bose. Haleluya. Amen. Aravuga ati reka nsura Aburahamu. Amusura umunsi umwe. Umunsi umwe wonyine yasize yemeje Aburahamu, aramubwira ngo uryamane n'umuja wawe wo mu rugo. Byarabaye ntibyabaye? Byarabaye. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Uyu mugabo duhanganye nawe yigeze asura umugabo witwa Samusoni. Samusoni wari umunyembaraga, ngo yari afite imbaraga zica abagabo 1000 ku munsi. Ariko Satani amusura umunsi umwe, arabimwemeza, bikora neza, amuryamisha ku bibiro by'indaya yitwaga Delila, bamunogora amaso, bamwogosha n'umusatsi. Yewe uyu mugabo aroroshye mu ntambara.
oya, haleluya. Uyu mugabo yigeze asura Dawidi ariwe Imana yari yaravuze ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ngize gute, nk'uko nshaka. Haleluya, amen. Satani aravuga ati Dawidi nzamubera umushyitsi. Amusura umunsi umwe wonyine, yinjiye kwa Dawidi, avayo amaze kumwemeza kuryamana n'umugore wa Uriya no kwica umugabo we. Kandi Dawidi yari umukiranutsi. Haleluya, haleluya bwoko bw'Imana, amen. Yemwe muri aho, Yego, tugiye kuvuga abantu yakomerekeje ni benshi cyane, ndetse no mu mudugudu utuyemo uzi benshi yakomerekeje, ndetse nawe ubwawe wicaye hano hari ibikomere yaguteye. Haleluya, 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 amen, haleluya. amen. Nicyo gituma mu kumurwanya ukwiriye kuba waje mu ntambara wayiteguye neza. Tuze nabi se? Oya, Yemwe ndi kubabwira nabi? oya, Ndavuze ngo nicyo gituma mu kurwanya Satani ukwiriye kuba waje mu ntambara wayiteguye neza, kuko amaze kukwereka benshi bagiye bamutambuka imbere kandi abenshi yarabakomerekeje. Haleluya, amen. nitubonye se benshi yarabakomerekeje? Yarabakomeretse. Wewe wicaye hano se ntiyagukomerekeje? Twarakomeretse. Twari turi kuvuga ku makuru rero. Haleluya, ubwo ayo ni amakuru y'ubutasi twavugaga ku muntu duhanganye nawe. Rero iyo umaze kubona amakuru y'urwego rw'intambara urimo, icyo uba usigaje ni uko ugenda ugakora imyitozo ihwanye n'uwaguteye, kugira ngo naza atazakurusha imbaraga. Haleluya, niba uwaguteye yaguteye azanye ibifaru, ntabwo wajya kurwana ngo urwanishe imijugujugu. Byakunda? Oya, Waterwa n'ufite ibifaru ukarwanisha imijugujugu? oya. Dore imijugujugu rero mvuga, ni gute uzavuga ko uri umunyamasengesho, ukavuga ko uri umuntu wakurikiye Imana, bakubaza bari mu ntambara nawe ukavuga ko uri mu ntambara, nyamara ukaba urwana n'umucuraguzi, umucuraguzi ukarwana nawe ari maso atagira umwanya wo gusinzira, ariko wowe ukarwana n'umucuraguzi usinzira. Haleluya, Amen. Yemwe bibaho? Oya, Iyo tekinike yo kurwana n'umuntu uri maso, wowe ukarwana usinziriye ibaho? oya. None se ubwo urwego rw'imbaraga dufite rungana n'urwego rw'igitero cyaduteye? Ubwo birangana? Oya. Haleluya, Amen. mundakari. Oya. Siko bimeze se? Narindi kuvuga ngo ugomba kugenzura ukamenya niba imbaraga ufite zingana n'izuwaguteye cyangwa uzimurusha. Niba uwaguteye yazanye ibifaru, nawe nibura uba ugomba kuba ufite ibifaru cyangwa indege. Siko bimeze? None ko umurozi waguteye se yaguteje amahembe, ko yaguteye afite ubukana, ko abishoramo n'amafaranga? Haleluya, Amen. ko ahagurutse wowe mu kumwataka nawe uhagurutse ni wowe ubizi. Haleluya, Amen. haleluya, haleluya, Amen. haleluya. Amen. Turi kuganira ku bihe by'iki yemwe by'intambara, kandi nababwiye uri mu mwuka niwe ubasha kumva ibi bintu, naho uri mu mubiri nta na kimwe wakumvamo. Ni ukuri ntacyo wakumva. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ariko abo turi kumwe nibagire gutya turebe. Yo, haleluya, haleluya, haleluya we. Amen. Haleluya. Amen. Erega buriya iyo umuntu ari imbere y'iteraniro, sinzi niba ari njyewe bibaho byonyine, ariko nzi ko n'abandi bantu bibabaho. Iyo uri imbere y'iteraniro uri kuvuga, ibiro by'iteraniro uba uri kubyumva. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Aho imitima y'abantu ihagaze uba uri kuhumva. Nubwo muri kunyikiriza benshi ntabwo turi kumwe. Haleluya, no kundeba muri kundeba ndi kubibona, muri no kwikiriza ariko ntabwo muhari. Muri Turahari. ndi kubyumva, ariko muhare mu izina rya Yesu. Yego. Haleluya, Amen. nakubwiye ngo gereranya
imbaraga ufite uzigereranye n'imbaraga z'uwaguteye, urebe nibura niba mwafatana mu mitsi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mani turengere kandi Mani dutabare. Hari ikintu rero kijya kiba iyo uwaguteye yaje agasanga imbaraga yazanye zidahwanye n'iza gusanganye. Haleluya. Amen. Igikurikiraho arakwica cyangwa se atakwica ugahunga, ibirindiro wari urimo ukabivamo, akaba ari ubijyamo, akaba ari ugira gute Bijyamo. Nta muntu muri twebwe waba uri aha ngaha ari gusenga ariko yaramaze gukurwa mu birindiro, ibyo yagombaga kurinda byarafashwe, ukaba warahunze ubayeho mu buzima bw'impunzi. ubuzima bw'impunzi. Rero impunzi ntabwo irya uko ishaka, ntabwo igira gute yemwe, nta n'impunzi igira gakondo. Haleluya. Haleluya. Amen. Inshuro nyinshi uburangare bw'abantu bari gusenga bujya butuma amasezerano Imana yatanze Satani aza akayabohoza. Haleluya. Ndavuze ngo inshuro nyinshi uburangare bw'umunyamasengesho bujya butuma Satani aza akamurwanya, yasanga za mbaraga zikurinda utazifite akakwirukana mu isezerano, ukajya kuba mu bunyage wari umwana wo mu isezerano. Haleluya. Wari uzi yuko hari ingo
umuntu rero amaze kunyagwa